Muraho boss, uyu munsi turarebera hamwe uko wahitamo telefone nziza muri uyu mwaka wa 2025. Waba urimo kuvugurura yawe cyangwa ugiye kugura iya mbere, ndagufasha. Mbere na mbere, tangira ushireho ingengo y'imari. Hari telefone zihenze cyane zifite ibintu byinshi biza, ariko si ngombwa ko uhora ugura izihenze cyane. Hari telefone zo mu rwego rwo hagati zikora neza ku giciro cyiza. Ikindi kandi tekereza ku buryo ukoresha telefone yawe. Niba ukunda gukina imikino, shaka ifite umuvuduko mwinshi na ekran nziza. Niba ukunda gufata amafoto, shaka ifite kamera nziza, atari megapixel nyinshi gusa, ahubwo ifata amafoto meza no mwijoro. Niba ukunda gukoresha ibintu byinshi icyarimwe, shaka ifite bibura 6GB ya RAM na 128GB ya storage. Kuikoreshwa ya buri munsi, shaka ifite ibintu byose biri ku rugero rwo hagati, harimo bateri ikora igihe kinini, umuvuduko mwiza na kamera nziza. Noneho reka tuvuge ku bintu biri muri telefone. Kubakoresha Android, Snapdragon ni nziza, naho abakoresha iPhone bagume kuri A-series chips. Muri 2025, 6GB ya RAM na 128GB ya storage ni ibisanzwe. Kubijanye na ekran, AMOLED cyangwa OLED ziruta LCD. Bateri nayo ni ingenzi, 5000 cyangwa irenga ni biza, kandi urebe ko yongera umuriro vuba. Tukibagirwe software updates, Hitamo ikompanyi itanga updates igihe kirekire. Kugira ngo ufate umwanzuro wa nyuma, gereranya telefone zitandukanye kumbuga na ka GSM Arena cyangwa Phone Arena. Urebe na videos kuri YouTube. Ni biza kandi kuja mu maduka ukabanza kuzikoresha. Kandi buri gihe, gura ahantu hazwi kandi hatanga garanti. Noneho reka turebe ibibazo bimwe na bikunze kubaho n'uburyo byakemuka. Niba bateri yawe ishira vuba, funga applications ziri gukora inyuma, ugabanye urumuri rwa ekran, ukoreshe na battery saver mode. Niba telefone yawe ishyuha cyane, ireke iruhuke, kuraho agakoresho witwikiriza, kandi ntuyikoreshe irimo kwishyurwa. Niba ikora buhoro, hanagura applications utikoresha na cash, cyangwa usubize ibintu nkuko byari biri ukigura niba bikenewe. Ekran tikora neza, reba software updates, kuraho agaplastike witwikirizaho, cyangwa uje kuyereka umuhanga. Camera ikora nabi, hanagura lens, usubize camera uko yari imeze ukigura, cyangwa ugerageze indi application ya camera. Applications zidakora, zivugurure cyangwa uvugurure operating system. Nta network, reba SIM card yawe cyangwa usubize network uko yari imeze. Stokaji yuzuye, hanagura amafoto na videos utikoresha, koresha SD card cyangwa cloud storage, uhanagure na applications utikoresha. Ngibyo rero byangombwa uyu munsi. Nizeye ko iyi video yabafashije guhitamo telefone nziza no gukemura ibibazo bimwe na bimwe. Murakoze kureba, kandi ntimwibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo mukomeze kubona andi mabanga ajyanye na technology.